amenye kereka nduma mbitekerejeho nkayabara kandi ibintu byo gutekereza cyane simbikunda kuko abasirizofe bapfuye basaze abafirizofe abantu ugira ngo ndi kubasobanukirwa neza abafirizofe ubundi ni abantu uretse ko nyine nabo babinkomoyeho babonaga ibyo abandi bantu batabona ariko nyine ninjye wabahaye urugero kabona ibintu bitabona ahubwo ubu ngubu mu kanya gake cyane umukobwa tuvuga ngo ni sheri papa arahita azingagi iwabo temucyura bose ugiye kwihanura ntujye gukora ishyano kwirukana so ntabwo mba mwirukanye nawe papa rero ngiye kuzana umuntu mu rugo nawe jya iwanyu amahoro turafite wenda kuroga se kuroga ubundi byaturutse ku mwami rihati yaha umwami ngo yavuze gutatubwira mu gishingo ukuntu yabivuze rero umwami yali shikuoneka ntakachiko pangantaha rihati yana kona kushoneka tati kantalaha barashatse kuvuga ngo iki umwami yaravuze ngo igihe ufite ikintu wumva kigenda kugucika uzagifatisha amaboko abiri kugira ngo kitazagucika kandi umuntu uzaguhemukira ukarira ijisho rimwe uzakora ibishoboka byose we arira abiri akomeza avuga gute rero shikuntaka deka musuhuze deka maze nsuhuza abanyamakuru nabo bonjour kere bonheur d'autre avec vous muraho mbega amerwe kubonana namwe imana ishimwe amena bonjour kere bonheur d'autre avec vous mbega amerwe kubonana n'abanyamakuru turishimye cyane amen imana ibaho umugisha yego tuwusangire muzehe gira gutya muzehe wacu imana ibaho umugisha by'abasore arakubeshya imana ibaho umugisha ni by'abasore si muzehe arakubeshya birane by'abasore muzehe uyu mungu uramuzi uyu mwana ndamuzi yitwa nde urabona ni bwa bundi nyine bubona busa n'ubwasaze urumva n'ubugamba avuga muzehe uyu mwana ubona yarasaze wese numureba n'ubugamba avuga ese maso ubundi tuvuge buri kintu cyose umuntu avuze ubasha kubona icyo usubiza kandi ibintu bimeze neza ugira impano zingahe impano zo ni nyinshi iya mbere gushingirira amashu iya kabiri gusimbiza igikoma kugosora ifu ojigi market fm indimi nyinshi cyane amaso y'abari hatari nyine biba ari ibintu byose usibigisha intwaro urundi rurimo mvuga niki urundi rurimo mvuga wenda kereka nza kwibera imbwa nkajya mvuga kirimo mutu Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe amakuru yawe ni sawa amazina nayaye je nta kintu ndamenya uzagira kumbaza tubanze kubaza amakuru nyine yahanga nkuko bisanzwe ibintu bimeze ni ibintu byoroshye bisanzwe ari byo ndimo mbaza nanjye reka tubanze twumve umugabo nzababwire reka abanze nigeze kubabaza ngo ndabona ngo sinanze abanyamakuru none ndabona mbonye abanyamakuru ariko sinigeze mbasha kumenya amazina yanyu ngo mbashe nanjye menye mukorera iyi radio tukura televiziyo ntabwo ari radio televiziyo televiziyo yitwa Impanuro Impanuro TV uretse kugenda abanze wumve televiziyo yitwa Impanuro igakorana na radio yihe nta radio bikora ni televiziyo gusa ntabwo ari televiziyo ya radiyo Rwanda ni televiziyo y'Impanuro gusa radiyo mvano nizi yindi vuga akaradiyo kanjye kaba ku musego niyo nkunda gasuramo ko harya avuga ngo tabivuge byose wa mukecuru mbi sinze burasa nahita mpembwa ngo bivuge neza ubundi amakuru agiyemo sinumva amakuru akaradiyo kanjye kaba kamariye iki akaradiyo kanjye kaba ku musego wakabe kabahe nakuri akaradiyo kanjye kaba kwikofa dakagendana gusa amakuru agiyemo mu kanya sinayumvara nahita nshyira hano viziyo veni wayinjiyemo gute iyo ubonye uyinjiyemo ukabona uraho ushima Imana ukavuga ati Imana ishimwe nagiye nari nzi uko ntazanahageze nari nzi ko nzaba narashaje cyane narapfuye byararangiye ariko kugira ngo viziyo veni uzaba uri umukire reka da wari uzi ko uzaba ufite amafaranga kada wapi ahubwo nabonye bimeze gutya ariko numva ndishimye nahise nishima kubera ko gushimisha cyane muri viziyo veni nuko ndi umunyarwanda kandi nkaba nkundana n'abanyarwanda kandi nkaba mbona mu gihugu cyacu
tuganira tubana neza biranshimisha iyo bukeye nkavugana na mugenzi wanjye neza cyangwa we nkabona yabyutse ni muzima nanjye mba numva ari byiza cyane. Reka tuganire n'abandi rero. Bitwa neza. Nitwa Imana Theogene. Umeze neza? Ntare. Amakuru ni meza urebye bitewe n'ikintu cyatuma mbaza amakuru ayariyo. Amazina yawe twibutse ngo nayahe utubwire naho yakomotse. Byatejwe. Yenda ushobora kumbaza nk'izina ryanjye bwite niswe na mama cyangwa na papa urumva ntabwo namenye inkomoko kereka ndi papa. Tubwire ibyawe bwite. Banyita Ramazani. Itari rya papa wawe niri? Itari rya papa njye niryo nakubwiye kuko irya papa rirukwe. Ubwo ari ryo bamagara papa ryo niryo bamamagara ubwo ni iryanjye bwite. Arya ngo ubusanga ukora iki hano? Sanzwe njyewe bambaje nkora iki? Nkora iby'abandi bananiwe. Ibibihe binabana bananiwe. Bijyatejwe. Nyine ugenda utubwira kimwe ku kindi. Nkakubwira utuyende iki ndagikoze undi muntu cyamunanije. Urabizi. Twatangiye icyambere. Cyane ni umuntu nakoze. Ariko se ko ndi umuntu kereka nkoresha ubundi bwenge mudafite. Hano Nzega ni mu kahe karere? Akarere. Akarere ka Nzega. Cyane ukuvuga ngo nyine akarere ka Nzega ntaka ngaka. Kitwa gute? Kitwa akarere nyine ka Nzega. Igihugu se turi murakiza? Igihugu? Kana ndi umunyagihugu. Ndi umwene gihugu urumva n'igihugu sinakiyobera. Igihugu kitwa gute? Ikanyitekerezo gake u Rwanda. Wumva nk'u Rwanda rurimo nk'ibihugu bingahe? U Rwanda rurimo ibihugu bingahe? 32. Ikihe n'ikihe rero byose ugenda ubivuga? Icyambere Musebeya, Nzega, Kamegeri, Nyamagabe, Rwamagana, Rusizi, Kayonza. Ewe ndi kwihuta reka ngeze kuri 27. Sibyo? Bitatu nabyibagiwe. Nibyo ngibyo nyine wibutse. Pe. Ujye ukurikirana kuba nko mu Rwanda ari nk'inyanja. Mu Rwanda hari inyanja imwe se ahubwo. Hari inyanja zingahe unazitubwira amazina yazo? Nyabarongo. Nili. Huye. Na Jibu. Ugenda uvuga ati inyanja ya Huye, inyanja ki byose kugeza. Inyanja ya Huye, inyanja ya Nili, inyanja ya Kandi, inyanja ya Gisuma, inyanja ya Nyabarongo. Mu Rwanda ahubwo turakize. Murakize mufite inyanja nyinshi. Nyinshi mbona n'abazungu batambika hano. Bagiye mu nyanja. Baba bagiye haruguru nyine ku ishyamba. Kwirebera n'udusimba. Maso we, ujye utereta? Ndatereta. Utereta gute? Wowe buriya gutereta biterwa n'ukuntu numvise umuntu uvuga ngo mbone 2020 ngo tuzaba twarakize. Ntamubuze. Numvise yanduhukije. Sinibaza ko ndeba afite amaguru amaboko akatari mu bitaro azaba yakize iki. Niyo kintu cya mbere nibajije. Nawe ati gutereta. Watereta nta kofi. Ufite uruhu ufite ikoze muri shitingi ugomba kuyifata ukayikubitana imbere aho umukobwa areba neza. Akahita yemera. Cyo gatwara akanyombya hano. Kanyombya? Akagabo nimvise ngo ni kanyombya. Faranga yatwara nagiye gutereta umukobwa. Bigata bigenda neza. Ubundi amafaranga niyo avuga ntabwo njya kwiga kuvuga amagambo menshi amafaranga arivugira. Wose tuvuge nk'ubwo nta kofu ufite. Ntabwo uvuga ati nambye najya guteta nanjye nkubaka nkazana umugore. Nkubaka? Na papa yarubatse. Nanjye nkubaka. Uzamuzanira kwa sosa? Umugore? Papa nzamwiruka nagiwe kuko wowe yambyariye ni mu rugo ndashakira umugore. N'abaji wabo? Azajya abona ngume mu rugo itacaka. Wowe yakubyariye? Nso mu rugo. Uzuruka na papa wawe? Hubwo ubungu mu kanya gake cyane umukobwa tuvuga ngo ni sheri papa reta zingaji wabo temucyura Bose ugiye kwihanura ntujye gukoresha no kwirukana so. Ntabwo mba mwirukanye nawe papa rero ngiye kuzana umuntu mu rugo nawe giwanya naye nzane amahoro turafite. Amahoro murayafite? Twabuze ikindi mu Rwanda. Amahoro murayafite? Amahoro yarahari twabuze amabuye y'agaciro ariko amahoro arahari. Ibintu ubona mu Rwanda mufite kuruta ibindi bihugu ni ibihe? Dufite kurusha ibindi bihugu umutekano. Icyo ni icyambere. Icyo ni icyambere. Nanjye kuvuga n'indwara z'ibyorezo ariko zijya mu bihugu bikize.
indwara z'ibyorezo zose ryo kuvuga abashinwa coronavirus coronavirus yo indirimbo yaburiwe virus yaburiwe izina gute se karitwa coronavirus mbwira indi virus ziyitwa virus babanza izina ryayo bakavukurikizaho virus kuko bararebye abona nazina bazabona ati coronavirus iraho ngaho muri kimwe mugabane se nkaho kugira ngo nyine abantu baje bagutinya gute twireta coronavirus ngo baje banagutinya njewe wite nka virus njewe nkayite api mfite amaraso yanjye ntabwo yemera virus ugira amaraso se maraso se maso ubundi umumaro w'amaso yawe nayaye nuhu umumaro w'amaraso wanjye w'amaso yawe umumaro w'amaso ubundi uzi umumaro w'itoroshi itoroshi imurikira nyirayo ariko ubundi ngewe amaso yanjye yaramurikira ushobora kuyamurikisha hano umve yenda nimba ufite ikibazo umbwira uti hano si maruzi ngucanira amapuro wirebere ntabwo hano ndi kuhabona utari kureba hano ntabwo ndi kuhabona reba neza amaso yateruye aritere amaso yaraganguje harya ubu ugize wiga narize makangahe size mu garidiyene nje naraminuje mfite na busase mfite na busase maso rero tuvugira nk'umuvugo mwajyaga muvuga mu ishuri uyu munsi ujya ni waraminuje n'icyo waramuvuga ujya wibuka mwajyaga muvuga nko ku ishuri umuvugo twajyaga tuvuga ku ishuri baratangiye guteka cyangwa batarateka ngo njye nizi ibi ahubwo umunyeshuri anambwira ikigo biga nimba batangiye guteka mu gitondo nyandikisha hari ikigo asa n'abatagiteka ikigo batagiteka byatejwe gusa ugiye ku ishuri ugasanga barangije kurya ntiwavuga ko batetse utashye waze uvuga ko batatetse kuko usanga ibyo batetse byashize icyo kigo urumva uwo munsi nakuba batetse asa nta n'akantu ujya wibuka mu ishuri wize nubwo waminuje kuvuga ati kano kantu ndakibuka kubera ko twakize ibintu byinshi nyine no ku ishuri y'imivugo ndayibuka tuvugira nk'umuvugo umwe ushaka umuvugo umwe wonyine siko ufite myinshi waye ngo yirundanye ntaje cyangwa tuvugira umwe urushoboye unawubyina ariko umwegeranye umuhura urubuga mbyine nkande nka Plataramuzi Daramondi cyangwa njye mbyine nka mukobwa twngo cyo muri Uganda Burungi shiba cyaka miliyoni uriya mukobwa witwa Kamiliyoni ngo twagiye mu rubuga yigaragaza umuhungu wanyu ngine nkandeze nicyo kibazo baye ariko twagiye nk'umuvugo wo ku ishuri ngo ye deregiteri we akawunga wapi mbanyeze ku ngingo y'abanyeshuri ngo ye deregiteri we akawunga wapi kubyokeza umufunge ngo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwirirwa ndya ibirayi sinshaka akawunga kamvangira ngo ibishyimbo wapi kereka abarimu ngo amanyezi mutwike ngo imbwije n'imyumbati mutoke ngo akawunga gatera n'inzoka ngo ndashaka kwirirwa ndya ifiriti n'akawunga nshaka kamvangira nawe urabyemera ngo Yesu azazanye azaza urabyemera yaje mufite inyundo mufite imisumari muramukubise muramubambye baba we kora y'amajyaruguru ko bwije uko bukeye iracura ibitwaro bya kirimbuzi Yesu azacaye naza muzamura sataragera kwisi niyo mpamvu ubona yatinze kuza oya impamvu yatinze kuza Yesu nawe yaradutereranye yaje kudutwara arangije adusiga aza mu isi yaje gutwara abantu yatwaye nde uri umunyabyaha ibyaha biri he nta byaha ufite biri nta byaha ufite ntayo byashize ntabyo tuvuga ngo Yesu ngo ntazajya si umwana si ushobora byose se Yesu ntabwo ashobora byose ahubwo ashobozwa byose nande ni Uwiteka azagaruka urabyemera azagaruka zundi yegezaza oya uriya we nawe tuye tumwihorera ubundi biterwa n'ikintu umuntu yizeye wowe wizera Imana se yizera Imana wowe Imana urayizera ikintu cya mbere kingora ni kimwe Imana nshobora kuyizera ariko njye siniyizere gihamba ese wowe urizera ufite banki ubitsamo urafite banki ubitsamo ubwo se uriyizera wiyizeye wakibitsa ntabwo wajya muri banki
abantu bose bisa muri banki ntabwo babiyizera ntibibaho gufasha abari kugira ngo batere imbere ntacyo gusumva bishoboka wese uriyizera ntibibaho ntabwo wiyizera ibaze niyizeye bisa nabi uraciriritse rero ntabwo ngiciriritse ufite iki mfite iki nibwo se n'ikintu afite ahubwo se nyereka icyo ufite kano kanya kingaragaza ati mfite iki ngiki muri akanya ushaka kumenya ikintu wumva mfite nicyo nshaka kumenya mfite byose uhereye kuki kuri wewe urafite ubu ndagufite ubu ntabwo wancika ni abantu bose mfite hano uri kubareba abo bose ubu ndabafite aba ni abafana bawe se cyangwa ni abantu ufite gutya mu kiganza abafana jyaje abafana bundi urebye cyangwa nemera ko ubafite nibaduhakera hano tugende nitubona badukurikiye aba ngaba nimara ndemera ko dufite tugende undi reka mbaye ngusubize kugira ngo emere ko mbafite uwo muntu wegeze kumbwira ngo azagaruka Yesu abantu yageraga bakamukurikira undi akamutera amabuye si umwizera se ko yake se bamwe bamuteraga amabuye abandi bakamukurikira uko nyine ubwo harimo abantu bamurwanyaga no se muri kano kanya ngo nyine ku muntu wanyirwanya aha ngaha byibura avuga ati njyewe nakurwanya no wese wambumura ngwino utubwire ikintu wanyirwanyiriza araninya kubera ko ndi ikiremwa gitangaje kurusha uko atangaje ikintu kirimo gitangaje ndi ikiremwa gitangaje kurusha uko we atangaje urugero unaduha ingero zifatika kugira ngo dusobanurire nawe yumva nabano bantu mva hano utandukaniye nawe njye ntandukanye nabo barabizi nawe uhereye kuki kugeza kuki mereye kuko ngana nyereka umuntu uri hano tungana njyewe nibibaho urambeshye rwose ntabwo tungana urebye no kuga impano yawe ni iyi impano shaye ntabwo naba nka mwana nyine nakubwiye ngo impano yanjye sindayimenya impano zo ziba ari nyinshi ahubwo ari zo zitarakanguka ariko bibaye ngombwa umuntu yanazikangura bitewe n'isaha n'igihe nyine n'ikintu ugiye kuyikoresha impano mfite iruta izindi ni impano mfite nta kindi kiremwa kiza kitunga kuko akanya tuvugana ngiye mfite impano y'ijisho ejo ndi nagiye mu isoko ricuruza inka ngezeyo umuganga yarambwiye ati ningiye byakijisho kikameneka nta kintu kizanguranira ngiye no mu majisho y'inka ngenda nyipimaho ngera ku nka nyipimaho nsanga nta n'inka yanguranira mu gihe ikindi kiremwa kiguranirwa n'ipusi wowe uguranirwa kiri gufasha amaso y'inka abiri ukayateranya ndava muri mwe ryanjye cyangwa babimbone yonyine cyangwa akabone gushyike ufite amenya ngahe amenya kira kandi mbitekerejeho nkayabara kandi ibintu byo gutekereza cyane simbikunda kuko abasirizofe bapfuye basaze abafirizofe abafirizofe ubundi ni abantu uretse ko nyine nabo babinkomoyeho babonaga ibyo abandi bantu batabona ariko nyine ninjye wabahaye urugero ukabona ibintu bitabona ibintu byinshi cyane kuminina inyama kugosora ifu gusimbiza igikoma utuntu twanjye gushingirira yo man urebye no kurapa na Kirisi Brown ntago yanakurikira mwana uretse ko nyine mbigenda mbandikira nibo ninjye ubandikira bari ninjye ubandikira ako se ahangaha ubuzima bwaho nubuhe ubuzima bwaho ubuzima bwaho se ugira ngo ubuzima bwose si bumwe ahubwo tubayeho dute bitandukanye ngo barakiza abandi barakenya ko ntabakira so uburinganire nimugoma kuringanira uburinganire busigaye buba mu rugo umugore n'umugore bo baringanira uburinganire se bw'umugore n'umugabo washatse kuvuga uburinganire bw'umugore n'umugabo n'ubwo ngo umugore ateka uyu munsi umugabo agateka ejo ubwo ubutange nzagera mu gihe cyo gushaka umugore n'uzanshaka sinzongera gukwa kandi ari uburinganire umve ni nk'itegeko ubu ngubu ninjye boro uri boro jibiriza ha uri diyama ubu wabimenya ugeze nko mu Bushinwa nyine kare abakobwa bawo nyine ubu mageze nuko ndwanira nanze kujya kugira ngo batazandwanira bakananduga ureba wenda kuroga se kuroga ubundi byaturutse ku mwami Rihati yaha umwami ngo yavuze gutatubwira mu gishingo ukuntu yabivuze rero umwami yali shikuoneka ntakachiko panganta ha Rihati yana kona kushoneka tati kantala ha barashatse kuvuga ngo iki umwami yaravuze ngo igihe ufite ikintu wumva kigenda kugucika uzagifatisha amaboko abiri kugira ngo kitazagucika kandi umuntu uzaguhemukira
ukarira ijisho rimwe uzakora ibishoboka byose we arira abiri. akomeza avuga gute rero shikutakatakatakataha ubwo arahuze guki ngo ngomba kuzafata abasirikare banjye nkabashyiramo umuvumo utazatuma bancika kuko yari afite abasirikare b'indwanyi bakomeye cyane. asoza avuga gute shikutakahatiya rishikonakekaga ese nabareka bakagenda bakarwanira umwanzi. none se igishinwa ugezeho ukigisha abantu bahanga igishinwa urebye nyine kuko buri urabizi na mwarimu hariya ruguru abahembwa kandi iyi si n'ubundi nta cyiza cyayo kuko nta n'ikibi cyayo. ugomba kugifata ugafata agapeti nkawe ukabwira ati wowe mu gitondo uzinduka uza mwigisha inyuguti z'igishinwa cyangwa uza mwigisha kubara mu gishinwa. inyuguti zingahe igishinwa inyuguti cyangwa inyajwi byose se eshanu se iyihe niyihe uriya liha shika tenka linga tonga asa ibintu tubwira nibyo cyangwa uri kudutuburira ntabwo nshobora gutubura kuko ribu yaragakemuye. ribu wumvise ejo bundi ngo yafashe n'abadutuburaga ku matelefone kumva aro ngo ti we witwa ngo nzaba mwite cyangwa nzaba muremye ati uyu munsi utsindiye impano ya 3,000,000 uratushiraho amafaranga 100,000 ufungura iyo mpano ubace kuyifata. riburiyo zikahita igukwega tayari umve undi ari ikintu kugwa muri yombi nko muri make nge sinakifata ariko nuko nyine yenda natagira ubushobozi nge sinagira ubushobozi bwo guhura na perezida. ufite ijambo muzeyi maso reka twumve icyo musaza ujya kwera twumve icyo musaza atubwira. muzeyi muraho amazina yanyu ni ayahe? nitwa Munyendamutse Frame. Munyendamutse wande wa Kamanzi wande wa Rwarinda wande Rwarinda wa Kanyenzi wande Kanyenzi wa Muvunyi wande ndaho ndahibagiwe naho ngaho ugeze abana muduha umwanya no mu gifaransa. muzeyi amakuru y'iminsi amakuru ni meza mfite imyaka 68 cyangwa urayirengeje n'ubu ni ubuzima bubi nanyuzemo ariko ubu ngubu mfite bwiza. ubwo buzima bwanyuzemo n'ubuhe akoze dore jenoside ariko ubu ngubu ubuzima buri kugenda buhinduka. ubu bwahindutse kuko perezida wa repubulika yamaye inkunga ndafata VUP nkarya nkambika n'umugore nubwo nta bana ngira ariko ndashima Imana kuri perezida wa repubulika. mukomera amashyi n'abari abagufasha baragahoraho. musa nta karimbo waririmbira perezida wa repubulika umushimira ko yakugiriye neza. reka musuhuze reka maze nsuhuza abanyamakuru nabo. bonjour quel bonheur d'être avec vous. muraho mbega amerwe kubonana namwe Imana ishimwe. nta shimwe ubwo waririmbira nk'akarima perezida umushimira ko yakugiriye neza cyangwa nyakubahwa perezida wa repubulika tuzongere tugutore kugeza igihe uzabishakira wumva ubishaka twebwe tuzagukunda kugeza gupfa. amen. igiswahili se igiswahili rero ninde wabwiye ko nzi igiswahili? oya ntabo igiswahili Mungu amupe baraka ya kushoto na kuume. bishatse kuvuga iki? Imana imumugisha iburyo n'ibumoso. uzi indimi zingahe? indimi nzi Igifaransa gikeya nagarukiye mu mwaka wa 4 mutoya. wa 4 mutoya icyo gihe uhari mu we mwaka ari mu mwaka wa kangahe? ubanza ari nko muri 70 yenda sinibuka neza yenda haba muri 70. wigaga ku kihe kigo? ku Kigeme. nabanje kwiga mu Adventiste wari Adventiste b'inyabubare. cyo nagera hino gutya itara riri kubone neza. Abadventiste bahe bo inyabubare. Ubunyarwanda ni hehe? ni hano hafi mu kagari Kanzega. ese hano ubundi abantu bahavuka bakomeye ni abahe b'abayobozi? harimo hano dutuye abantu bavuka wari ukomeye ni Gapyisi yarapfuye. ubu ngubu se muzeyi urumva ikintu ufite ku mutima cy'ishimwe ni iki? ishimwe mfite ni umutekano perezida wa repubulika yaduhaye. mbese ibintu bimeze neza? bimeze neza.
wanamuririmbiye akaririmba ariko ntabwo wagasoje wongera ukanyuza akaririmbo gatoya cyane cyangwa ntabwo uzi kuririmba nyakubahwa kuririmba nubwo ntafite ijwi ryiza ariko napfa kuririmba nukuri mfura we twagiye shobuja bonjour 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 quel bonheur de travailler mbega amerwe kubona n'abanyamakuru turishimye cyane amen amen imana ibaho umugisha yego tuwusangire muzehe gira gutya muzehe wacu imana ibaho umugisha by'abasore arakubeshya imana ibaho umugisha ni iby'abasore si umuntu muzehe arakubeshya birane by'abasore muzehe uyu mungu uramuzi uyu mwana ndamuzi yitwa nde urabona ni bwa bundi nyine bubona busa n'ubwasaze urumva n'ubugambo avuga muzehe uyu mwana ubona yarasaze wese numureba n'ubugambo avuga birasa si iby'abasore muzehe vugisha ukuri biragukoresha si iby'abasore nabashimiye urakoze muzehe igereka ngende uramuka amahoro imana ibagirire neza muzongere mugaruke mudusure yego ariko dufite ikibazo cyerekeranye n'imvura y'amaninda nk'ubu mufite umuturanyi wanjye amaninda akamujya munsi amaninda y'imvura akajya munsi rwose icyifuzo mfite jyewe ni uko mwamfasha ngashaka ukuntu nashaka uwo mufereja ukavamo wenda nk'ikiroba nta bushobozi mfite nanabubonye sinabona icyo ntwikiriza uwo muturanyi wanjye tukabana neza simutere imbogamizi kubera ayo mazi cyangwa mukampa ikigega nkajya ngishyiramo amazi ngende buyongo nuvuye gushyingura karaba intoki hari ikintu cy'ubuntu kiba mu Rwanda mwihorere ese masomo tuvuge buri kintu cyose umuntu avuze ubasha kubona icyo usubiza kandi ibintu bimeze neza umugira impano zingahe impano zo ni nyinshi iya mbere gushingirira amashu iya kabiri gusimbiza igikoma kugosora ifu ojigi market fm indimi nyinshi cyane amaso y'abari hatari nyine biba ari ibintu byose usibigisha intwaro urundi rurimo mvuga n'iki urundi rurimo imvuga wenda kereka yonza kwibera imbwa nkajya mvuga ikirimo mutumva ariko ntabwo naba imbwa giye mwandindishwe ipangu ndabazi jewe ariko imbwa zarakize imbwa zarakize nagiye arahakujya masanga imbwa igira ngo iri guterura ritere ijwi inyama zikaranze uravuga ati cyangira imbwa we cyangira imbwa itari umusega uravuga ati kutabimba ariko ndi n'imbwa nziza jewe ndi n'imbwa nziza kuko ndi imbwa y'inzungu ndi imbwa iry'inyama itamoka nta murido nta murizo nta moka ndi imbwa nziza cyane buriya urebye ariko ese nk'ubutumwa utanga ku banyarwanda n'ubu ubutumwa nanga ku banyarwanda kugira ngo wenda turebe ko hari n'abandi tubaho urubuga nabo bavuga ubutumwa natanga ku banyarwanda yenda buriya ijya kurisha ihera ku burezi bwayo nako itera irabwibanza ijya kurisha ihera no ku rugo ikari nimba urugo rugira ubwatsi kamba ndeba ari ibita ariko ntacyo Kigali ni ibipangu ijya kurisha ihera ku gipangu kuko hari kera nyine bakivuga uko kumva umubyeyi ngo pigenda kavuna imyambo ngo ate kavuna imbunda ni nkako kanya cyangwa kavuna umuheto ushaka ubu navuga ati kavuna amasasu nubwo urumva tugomba kugenda tubinda kuko turi muri viziyo 2019-20 akavuga ati kavuna amasasu ariko nawe ubutumwa n'abanyarwanda byaterwa nyine n'ubutumwa nyine twese turabukeneye hazabe heza kugira ngo urusheho kugenda babaho neza kugira ngo nawe iyo nama ugiye kubagira ibafashe kwibeshaho neza ariko buriya kubaho neza ntabwo ari ibintu birenze cyane kuko turanabifite ubundi hari ikintu kimwe cyatuma umuntu abaho neza n'ukennye akishima ni ikintu cyitwa amahoro kandi amahoro ngenda cyeka tuyafite kuko nta kibazo rwose cy'amahoro umve yenda buriya hari ukuntu umuntu ajya avuga ati ntabwo nabona ikintu nguhemba muhe na Kagame giye gushyika perezida wa repubulika y'u Rwanda nk'uko turi kumwe avuga ati perezida nta kintu namusaba kuko njye nta kintu nafite perezida ngiye ikintu namusaba ni kimwe ahubwo namusabira ntabwo namusaba
amubwira ati yenda umusabiye kuri nyagasani wanjye umuremyi waturemye wowe duhanze akatuzana mu isi tukaza kwibera ibiremwa bitangaje biruta ibindi biremwa byose byaremwe azakumera ijuru yaturageje amashyi menshi byatejwe wenda nawe ushaka ngenda umunyeshuri siziye umuntu aminuje nje yenda kuvuga ati mukomera amashyi Pregata pam 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 pam, shoku pesa kalagata bin, shoku fete pam pam pam, sokulo pam pam pi pu, taka fu papa si pu. Kwa Nyamara Marceline. Baguhimba nde? Baguhimba nde muri quartier? Nta sina bampimba. Mama nde? Mama Ephraim. None Mama Ephraim ko bagiye. Niko? Amakuru y'imizi. Ni meza. Ese avuze ngo umuntu akwita warebe inzega washatse kuvuga iki? Nuko bahamburiraga. Bande bahamburiraga ibirara imodoka zaragendaga ku muhanda zizamutse zijya Cyangugu bakurira bakahamburira ubutumwa se mufite ahangaha mwasangiza abanyarwanda n'ubu nuko tugomba kubana neza tugafashanya tugasurana urwaye tukamusura tukamuha igikoma tukamuha ibiryo tukamuhingira tukamuhomera tukamwubakira byose. Ese urubohero ruracyabaho? Urubohero rw'iki? Urubohero nyine abakobwa bakeneye ruracyabaho. Ese biriya ubona ari byo ra? Biriya bintu ntabwo ari byiza no kwiyongerera umubiri Imana itaguhaye. Oya ntabwo ari umuco. Abantu bamenye Imana abantu bamenye Imana ntabwo ari umuco. Yego. Amakuru reka twumve n'uyu musore cyane. Amakuru. Ni meza ye. Mita mashara. Ubwo irindi ni irihe? Ni minati. Ekiye makavukira nzega. Ukora icyo se umusaza? Njewe ndiba bishoboka nakubitwa nkama n'indayi. Kubera iki? Unywa iki? Njewe inywa Spadipi. Igura 65. Ariko no mutembera abira ndege cyane ndikwa kakazi. Nta mwana cyatse. Yari nakazi cyane. Mashara. Yewana. Ukora uhe mwuga? Njewe umwuga wo kwiba no kunyonga. Tayari. Wibiki? Nje niba n'inka cyangwa iba n'umugenzi nkamutwara. Ubu ngubu nuvanura kijya kwiba. Nibyo ra? Ntabwo yiba. Niba umugenzi yatwaye umugenzi akamasengisa simusubiza tayari. igisamba ahubwo koko uri gisambo se? Oya niba ku mibare yanjye ubuse nkawe koko ni nk'iriya somo abantu bakwigiraho. isomo ryabanje wese isomo se no gutwara abagenzi neza tayari. Ufite igare se? Ubu kuva ngaha ugera ku Gikongoro mu mujyi nangahe? Sengisa nitubota kuri sengisa ngiye mutango nko kukwiba. Nibibaho. Wose ubona abakiriya? Ndababona cyane. Imyaka ingahe? Jewe mfite 19 Ubatizwa ryari? izunguza muhana Jewe nakejwe utwarira 300 ariko umaye 500 ntamusubiza ariba ubwo ni igisamba. Agera heno tubwire muze. Tambuka abana mutangize. muze amuri gofero. Ingofero yigumishemo wamfura. Ngendo musaza Uraho muze? uraho Amakuru y'iminsi. ni meza Uyu musore binatubwiye Mashara wabyumvisha. ndabihakanye. Urabivuga iki nk'umubyeyi ukuze mu mbaga ingana gutya? Urabona ukuntu abantu bangana. Urabona ko mwaje muri abantu bashaka amakuru yo kumenya amakuru y'abamubayeho. yo kumenya uko tubayeho. Ndabihakanye. Genda umusaza uyu ndanamubyaye kugeza ubu. Ari mu ishyirahamwe ry'abanyonzi. Nanjye yantwara kimwe nuko yagutwara. Sibyo? Avuze ko ubundi kuva hano kugera i Nyamagabe ku igare ni 300. Ni 300. Navuze ko umuhaye
600 amusubiza ni nko kwiba. Iri shyirahamwe ryaremejwe rirasinyirwa, rifite ubuzima gatozi. Ubu ni igisambo. Mwishyirahamwe ndabivuze ndanabisubiramo. Ejo tuzamuhana, ejo tuzamuhana kuko ariba ni igisambo ubwo. Reka mbabwire rero, mwaje hano kugira ngo mumenye ubuzima gatozi bw'abaturage, ni nacyo igihugu gikeneye kugira ngo dusangire amakuru. Ubu se nibaguhayo azaba ari ayahe makuru? ni mabi, ntabwo ari amakuru meza. Ndabihakanye. Barasebya akagari, bagasebya akarere, bagasebya umurenge, ntabwo n'igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aravuga ngo twihangire umurimo, nimba yarabashije kubona igare akoraho, ntabwo bivuga ngo ziba abaturage, ntabwo ari cyo bivuga. Kwihangira umurimo ni ukugira ngo ukore, utange serivisi nziza, kandi noneho nawe witeze imbere. Ikintu kigaramye, aba baturage barabiruzi, ibyo avuze arabyumva, murabifite. Imvura itumbere yite, eske ubuhinzi bumeze bute? Ubu yego, ibiciro ku masoko bimeze gute? Eske imibereho dufite ni iyihe? Iterambere dufite ni irihe? Ariko iryo kuvuga ngo muriba, ni ubwo wowe bazaguha inkunga yo kwikorera wowe, ni ikibazo. Si ikibazo. Turatanga amakuru maze. Ngira ngo nkubaze muze, yenda nk'abo tuzamerwe kuba tukubonye umusaza nkawo sobanutse. Nzega ubuzima bwaho nubuhe, imibereho ni ubuzima tubayeho. Uko mwaje mwaharuzi nta kibazo gihari. Imvura tugusha mu gihugu ni nkuko ahandi hagwa. Turahinga tungurusumu, tugahinga ibishyimbo, tugahinga amasaka. Iyo ikiza cyabaye ni nkuko kiba mu kindi gihugu, twese turatabarana. Ariko jewe si iki cyaba abantu bavuga ngo bariba. Icyo cyo ni ikibazo. Ibyo byenda bya hano umwihariko urinzega, yenda abandi banyarwanda bashobora kuba babigiraho nuwuhe, kugira ngo wenda tuvuge niba ari ibanga mufite kugira ngo murisagize n'abandi banyagihugu nabo iterambere rikataza. Kubera mbese imiturire uko dutuye, ikintu duhinga tukeza, iyi imvura yabaye nziza itabayeho ikiza nk'ibindi, duhinga ibishyimbo, seze yaza tugahinga amasaka, byageraho tugahinga tungurusumu. Ubu turi muri sizeni ya tungurusumu, ubu niyo dufite twejeje, sibyo? Abayibembwe bingaye byihinga, abayibembwe bibiri, abayikungira nijagasha. Ikongera abakorwa iki? Ikongera dukongera tungurusumu cyane cyane nizo tubasha kubona. Ijagasha ni nkuko twahinga ibishyimbo, ubundi cyane cyane n'ibishyimbo n'amasaka. Ariko iki kiza urabona ko iyi mvura igwa muri iki gihugu, ntago ari mu gihugu cy'u Rwanda cyonyine igwamo, n'ahandi iragwa. Ariko ubu twari tugiye guhinga, twebwe twafashe icyemezo cyo guhinga imbuto ngufiya, amasaka ntarimo kugira ngo imvura itayangiza. Ariko twari twejeje tungurusumu gusa. Basta nk'inama wagira, nagira ngo dusoze, ariko nagira ngo yenda nk'umusaza duhuye aha ngaha utange nk'impanuro ku rubyiruko. Urubyiruko uraruhanura iki? Uru rubyiruko rero dufite, uru rubyiruko dufite oya, ntabwo deja, ntabwo uru rubyiruko tureba uko tureba, ntabwo bose ari abo ku muhanda. Ariko waje atanga igitekerezo, ntabwo ari cyo atanga. Esike navuge ngo arashaka inkunga yo gukora, ariko se bazamuha inkunga gute avuga ngo ariba? Ni ikibazo. Urubyiruko ni rukura abafuka mu mufuka, ni rukura amaboko mu mufuka rukore. Jye inkunga mbaha ni ugukora. Ubusaza uyu muntu azahagarara kigabo avuga ngo jyewe nziba ndiba, uwo nguyo nkunga azasaba ni iyihe kugira ngo aziteze imbere ejo? Ntayo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.